mukene n'umwe tuba twegeranye none twumva yamaze kujya mu cyiciro cy'abaherwe hajya Rwanda de ni yindi twakubonye uri muragira murahurahuna mu idirishya ry'imodoka Meddy yari arimo yewe ndi guhunahuna muzikira Rwanda bikoresha nyine asira atamuzikira Rwanda bikoresha bakora gute kuri akuntu nyine ugenda ku modoka sigaye hunahuna aho mwiduteranya muzikira Rwanda bikoresha muzikira Rwanda bikoresha mwineranya na Jay cyangwa ibindi birori byose bihuriyemo abanyarwanda nta mukene nagendana nawe mba nibere hafi y'abakire nicyo jyahunahuna mu idirishya rya Meddy ry'imodoka oya nyine hari video hatanabonye ari gufata video Meddy mu modoka ari kugira ngo ari gufata video uretse gato Godfather niyo mpamvu Keza atabasha kubana n'umugabo kagira utugambo twinshi ntago waba cyawe noneho gayibaze wowe noneho ntago wabana n'umugabo ufite utugambo tw'udukatarizeri inkoko umva mubwire kasukuwe niyo mpamvu usanga basenya Kirama b'abahungu banjye genda wihunahunire njyewe undeke uzahura uvuye guhunahuna nshuti warebe message inbox kuri WhatsApp Riri reba ukuntu abitwa ba Aline wa Claude barimo baraza babwira Keza ngo utugambo twe ngo baza bavuga akagira utugambo kasuku numara kubunahuna uzandabura uretse gato reba ukuntu abana bagenda bakubwira ngo ugira utugambo uri kwikinisha subwo uri guseka icyo utabwisha wiseka ubusura umuntu yo wowe uravuga ati oya banza wikarume ngo ni wakubaka banza wikarume nk'umuntu w'umugabo bwarimo ngo ni wakubaka kubera utugambo aracyaseka ubusa bro urumva ega nta mugabo wakemera umugore umuvugira mugira utuntu tw'utugambo twinshi kandi nagiye mbikubwira inshuro nyinshi ntabwo ni Keza urashyomoka najyaga mbikubwira kenshi ntabwo ni Keza urashyomoka anyway ndanakuretse sinongera gutukana nawe kubera yuko kandi nyine mpora mbikubwira buri munsi mba nkugira inama ntabwo ni hano tuba turi kuri live ntugashyomoka nk'ejo nagiye kumva numva ubajije ibintu wamubajije njyewe nahise numva nazi kabisa Riri Karame Keza agenda agiye kubaza ngo abantu ngo umuntu ngo wagusaba ngo utabishaka ntabyumvise Jay Keza wamuvuyo nyine ikibazo yakubajije ntacyumvise ndababara cyane none se riri mwihorera ari kugira aze kubona hakuririra mwihorera ihangane kugira aze kubona hakuririra urabizi riri ni umuntu wanjye akakuriranye nawe riri ni umuntu wanjye arabizi ko mwemera cyane ariko ikibazo wamubajije ni icy'ubugoryi ngo iki akuririza uburyo tumukundamo ni ikibazo umuntu yabaza undi turagera ku 10 Banyarwanda bakira ahangaha bagitanyukira mu nkandeho babahungu banjye Godfather babahungu banjye ngo batangiye gusharinga live Jojo thank you Jojo babahungu banjye batangiye gusharinga live babahungu banjye batangiye gusharinga live mutangire munankandeho uko mu nkandaho ngenda nzamuka nawe ndagira ngo nihimure shaka kumva senze bankubi uzi uko ndimo ndaryama nkumva ndagudutse nabonana n'umuntu anshomotseho sha ndimo ndaribwa navuga kugeza n'ejo guys mugende mu nkandaho kwa kundi mugende mu nkandaho kwa kundi nisababwira nesa kandi birasaba gushyiraho kamera reka
Ange Peri uyu ni wanyawe inde uyu ni we Peri kwa Kiramani ni Peri kwa Kiramani Peri umundi kazi mbabara urebere niba ari we ni we Ingo ni we mani yowe datawe ni we buretse gato abantu nibakomfirima ko ari we ndakwereka ni we bro abantu nibakomfirima ko ari we ndakubwira ngo si we shawa ya abyo mbese nagariwe nayize ngo niwe nibwo wari ugiye guhitabira ko ndi umusazi yamara ni we nagariwe sawa nagariwe bana ka utenda yizi niwe uwo nagariwe uwo ngo ni umuntu nyine w'umushonje uri aho ngaho nawe byanze kandi ibyo avuga nibyo disi bankubise gake sintera hamwe kazi se we nubibona ninde wavuze ngo bankubise gake reka vuze mbene wabo ngo bankubise gake ese yari yanditse ntabwo uriya wanditse ari we yari yanditse niyo mpamvu ese oya ntabwo ngo bankubise gake sha none iyo mbyibuka Mr. P yahise avuga ati umusaza ariko gutema namumenyera ngo gutema namumenyera uzere buriya kudahubuka ni sawa buriya kudahubuka naringi wari ugiye kubaga yewe data we erega benshi ndaborohera oya se njyewe abantu bashobora kuzongera kwivanga mu bintu byabo wowe na Keza sinakwivanga mu bintu byanyu aba bakeza bancomotseho wowe na Biju ushobora kuza akavuga ngo wari uri kugira gute waretse gutya ko navuze ko nibeshye wowe nari sinakwivanga mu bintu byanyu wereka ndashaka kugira ngo muganire Biju ni umuntu wanjye Keza yamye ari umuntu wanjye ariko mu kanya ncomotseho ndababara Nanesa winywera akamogi ntarebe iryo none se ubwo usigaranye nde mufitanye ikibazo ninjye asante sana Mr. P ni njyewe musigaranye ikibazo usigaranye ikibazo nyine kuko nawe wancomotse kandi ke njyewe iyo naje wagushomokaho uragenda ukajya kwiriza inbox yanjye ukenda kuyituritsa ariko we ntabwo ujya wemera amakosa ko hari igihe uncomokaho nta n'igihe utazamuka unyiyenzaho je nta niri na rimwe niriza baza Biju arakubwira nakumvise reka okay nongere mbisubiremo nta kintu nabeshyeho hano uri kubyumva nimba pano yuzuye umuntu akavuga ngo muzamure ngo runaka kandi pano iruzuye abantu bariho bari active ngo muzamure runaka navuze ngo ese muri kuvuga muzamure runaka undi ajye hehe mufata umwana wari uriho muramumanura ndabise uyu mwana mumumanura iki byagenze urangije uzamuka uri kumbaga none se ubwo ngubwo nari nkukoze iki kandi Biju yarankumbuye oya njye ntabwo uvuga ngo nari ngukumbuye ahubwo umva nyine mbayenze mvuge je navuze kubera ko pano yari ikonje ubwo kuko navugiye uwo mwana ra ntabwo mvugiye umwana ko njye natanze umwanya wanjye wowe wavuze ndi kwandika muri comment ndi kuvuga ngo ni sakini ndavuga reka nze manuke mite nkuzamura kuko nahise manuka aza mu mwanya wanjye shabari hano kabirebaga nubwo bamwegoje kwatuma tuvuga ngo Fada nagaruka ako nge sori nyine nimba nyine ariko ngo Fada abizi yamavuga ngo muraza mukamyutinga mukagira ute wamwumvise umwana w'umutima Biju ni umwana w'umutima oya ntago ari ubutima pe na Keza arawufite asanze na Mr. P Biju ni umwana w'umutima amenya ko wenda ashobora kuba yakoze nk'ibintu yihuse akagira gute akavuga ngo sorry ariko we Keza wowe ugira umutima none se wagira ngo nshyigikire ko uyu mwana Sakina bamumanuye mbabare mu bwizu ubuse reka mubaze je baburetse mubaze ese buri munsi uri perfect wowe
wewe buri munsi uri perfect. ubu tukumanuye tukazamura uwundi muntu, sibyo? Tukumanuye tukazamura uwundi muntu, wabyishimira? Cyangwa byaba ngombwa ko twongeza pano abantu bose bakajyaho? Ngaho reba none imvugo batangiye kubihereza ngo Keza yanga akarengane. Ndakanga pe. Yewe mumbabarire, isakini kiza nuko namuzama akajya mu mwanya wanjye, mumbabarire. Turacyagira abantu barengana ke. Oya nje nuko yafashe nabi. Uri gushaka kunjyana ahantu ntazi, ariko nta. Kandi ari wowe wijyana. Wongere wumve muvugishije. Kandi ari wowe wijyana. Ayo ni wowe. Chamana we. None reba ukuntu abantu bakubwira ngo ariko ngo Sakina ngo ntago avuga ariko. Aya nawe witangira gusoma ibintu bidahari. Barabivuze ngo dore ngo kuri kwa barabivuze. Kuvuga Keza rata akarengane si keza. Uri kubibona? Reka gusoma ibintu bidahari. Ariko nirenganyije. Okay, reka nkubwire je basi sorry, sibyo? Are you happy now? Kare kose. Yego. Vajyanye n'abana bagore ibyo byihorera. Ngizigaranye ikibazo nyine kuko nawe wancomotse kandi ke ngewe yo naje nkagushomokaho uragenda ukajya kwiriza inbox yanjye ukenda kuyituritsa, ariko we ntabwo ujya amakosa ko ari igihe ncomokaho. Nta n'igihe utazamuka unyiyenzaho je, nta niri na rimwe niriza je niriza. Baza Biju arakubwira nakumvise reka. Okay, nongere mbisubiremo ntago nta kintu nabeshyeho hano. Uri kubyumva? Nimba pano yuzuye umuntu akavuga ngo muzamure ngo runaka, kandi pano iruzuye abantu bariho bari active ngo muzamure runaka, navuze ngo ese muri kuvuga muzamure runaka undi ajye hehe? Mufata umwana wari uriho muramumanura, ndabise uyu mwana mumumanura iki? Byagenze urangije uzamuka uri kumbaga, none si ubwo ngubwo nari nkukoze iki? Kandi Biju yarankumbuye. Oya njye ntabwo uva ngo nari ngukumbuye, ahubwo akwakikwagira iminono. Umva nyine mbayenze mvuge je navuze kubera ko pano yari ikonje. Ubwo kuko navugiye uwo mwana ra? Ntabwo mvugiye umwana ko njye natanze umwanya wanjye, wowe wavuze ndi kwandika muri comment ndi kuvuga ngo ni Sakini. Ndavuga reka nze manuke mite nkuzamura kuko nahise manuka aza mu mwanya wanjye. Shabari hano kabireba gararwo amwegoje. Kwatuma dufada nagaruka ako nge sori nyine nimba nyine ariko ngo dufada abizi yamavuga ngo muraza mukamyutinga mukagira ute. Wamwumvise umwana w'umutima. Wamwumvise umwana w'umutima. Biju ni umwana w'umutima. Oya nagaru ubutima pe. Na Keza arawufite. Asanze na Mr. P. Biju ni umwana w'umutima. Amenya ko wenda ashobora kuba yakoze nk'ibintu yihuse akagira gute akavuga ngo sorry, ariko we Keza wowe ugira umutima. None se wagira ngo nshyigikire ko uyu mwana Sakina bamumanuye mbabare umbwiza ubu se reka mubaze je baburetse mubaze. Ese buri munsi uri perfect wowe. Wewe buri munsi uri perfect. Ubu tukumanuye tukazamura uwundi muntu, sibyo? Tukumanuye tukazamura uwundi muntu, wabyishimira? Cyangwa byaba ngombwa ko twongeza pano abantu bose bakajyaho? Ngaho reba none imvugo batangiye kubihereza ngo Keza yanga akarengane. Ndakanga pe. Yewe mumbabarire, isakini kiza nuko namuzama akajya mu mwanya wanjye, mumbabarire. Turacyagira abantu barengana ke. Oya nje nuko yafashe nabi. Uri gushaka kunjyana ahantu ntazi, ariko nta. Kandi ari wowe wijyana. Wongere wumve muvugishije. Kandi ari wowe wijyana. Ayo ni wowe. Chamana we. None reba ukuntu abantu bakubwira ngo ariko ngo Sakina ngo ntago avuga ariko. Aya nawe witangira gusoma ibintu bidahari. Barabivuze ngo dore ngo kuri kwa barabivuze. Kuvuga Keza rata akarengane si keza. Uri kubibona? Reka gusoma ibintu bidahari. Ariko nirenganyije. Okay, reka nkubwire je basi sorry, sibyo? Are you happy now? Kare kose. Yego. Vajyanye n'abana bagore ibyo byihorera. Ariko none iyo nivanga none se n'ubundi ryaremye abagome. Reka cyari. Mumbore mundangira umuti pe. Nsigaye numva ubushake cyane. Bantu banjye yewe abafite ubushobozi bwo kumaramo ubwo bushake bakugira inama.
none wari ubushake bw'iki wenda bushobora kuba ari ubushake bwo gusoma bibiliya sibyo rata biju ejo umenya agiye kwituma kandi ejo nibyo oya nayo ngiye kuri call. ese biju Karame nta filime zawe ufite zawe bwite oya ntabwo ndazikora. nkuragira umukiriya ugushoramo igikoga bita Sakina nacyo ntabwo kijya kiguma hamwe ntimuzongere no kukizamura sikigawe muzamurekera mani Godfather ugize iki? isura neza ngongeye kumanuka nari kukuhitana kabisa Dumba yaje sha Dumba yaje ntabwo nari nzi ngo wongeye kwanga wongeye uragira byari bimbabaje kabisa Dumba ahubwo mutereke muri uwo mwanya Uzamure Dumba wowe. urumva Sakina ko ntari kumubona se Dumba Ari hasi ari kwandika muri comment. agera akabyoroshya Mr. P ibyo bintu ufite ubwenge bwinshi cyane uzi ko nahise menya ko bagukubise bijyanye n'ukuntu urimo uritwara abana bakugezeho gira ikintu uvuga kuri Mutesi Scovia ureke kuza kuvuga abahungu bagezeho pe abahungu bakugezeho niba Mutesi Scovia babajwe nuko nta kintu cy'igishundu yabonye kuri J nta kintu yumvamo du wabyakiye ute ngo muke Mutesi Scovia nyuma yuko avuga ko nta gishundu yabonye kuri J cyangwa nta ruguma bamubonye ko batari kubyiyumvisha unasema nini kuhusu hiyo Mutesi Scovia rero kaba musesenguzi Mutesi Scovia narangije kumurekera niwe uzabikora byose bya Mutesi Scovia niwe uzabirangiza noneho yagiye yisereka kamera aravuga ngo akorera Scovia ibyo supermanager yakoreye Melody Funny love ako na Melody bamumugezeho nta kintu kizanshimisha ku isi nko kumva Keza ngo yongeye yashatse ni ukuri kuri ma nta wandike Keza ko mukanya gusabye imbabazi akavuga ko mubireka oya nonzo si byiza kuba umuntu yakongera gushaka bundi buke brown skin urumva wavugishije Sakina ko ari hejuru ubwo usimbutse Bijuzi ya kuri Nese urabasimbuka kujya kuri Brown wavugishije Sakina ko yanaguhumurira bikakwegera ko ari kukureba Sakina ndangije kureba inzabamo nahise mvuga noneho abantu babaye abagome Dumba uziko buri muntu wese babumva ijambo gukubita bitavugitse neza nyine ahubwo umuntu agashaka kurya abivuga nyine mu buryo bumeze nk'ububabaje nguyu nguyu ukuntu yanditse ngo ubundi se koko bamukubise ko yatubwiye ngo bamuteye ikofe uzi kofe Keza iyo nzi ibyo ntabwo ari sawa iyo nzi ibyo ntabwo nyemeye aguhaye iki Kigariwe nimba ari inzi ibyo byihorere tubye. Ankubise akantu ushaka atari akazi ibyo ubundi ese Keza yari ari hano ubundi riri ni unzi bari gushona nawe nagiye yarega hano gushona nabigeze nakumenye rero ngiye sinkuzi arongeye kandi umbwiye niwe ukuze ariko se akakubwira asha akomana we Ndumva rero intambara iraya Keza nagiye urumva uyu muntu ajya baramunterereje nimba uri mubyara wanjye mburi iki kakubwire ntashaka kwicara atanshotoye njya kumva nkumva ahise anyandikira ngo mfasha gusa ntabwo ikintu naba ndimo nemeranya nawe sinumva ukuntu ushaka cyane ko Keza ngo yongera kugira umugabo byose birakureba ni ukuri kw'Imana jewe bizanshimisha ariko Keza urambona ari mu rukundo ukuntu aba yigize ngo Keza je aragukunda ntukarakare n'ukuri abameze gute aba yibebe ariko mwanditse yambaye ari udufoto bashaka kuzamuka urandeka cyangwa ntabwo uri bundeke oya turimo turaganira bisanzwe oya ngende ukubaza urandeka cyangwa ntabwo undeka
reka mbanze nkohereza agafoto kawe ka Queen and King konyine. Ndakubaza urandeka cyangwa nagundeka? Nubiza ni ijambo rimwe ryoroshye gusa. Urandeka nagundeka? Nabiretse ke. Usigaye utinya Keza je? Oya, kandi agiye kungeza kuri 5. Okay. Makuru ni wabuyamwiye. Hari ukuntu je agenda kiha Keza nkavuga ati ibintu reka. Gati ntabwo bibaho. Baramba rujurano. Noneho Godfa. Ejo naragiye ndicara. Keza sheri wanjye atabite. Ke. We ni sawa. Je t'aime. Ejo naragiye ndicara. Urumva Godfa? Banyereka umwana w'umuhungu bita ngo ndera. Bita ngo Cassien Pizzo. Urumva? Yankoze ibiganiro 202 bro. Akora iki? Akora kuri YouTube. Ankora ibiganiro 202 marabitse. Noneho ejo akora ikosa ryo kujya kuzana umusazi bita Jack. Amuzana nk'impuguke igiye kuza gusesengura ikubitwa ryanjye. Bro nari ngifite umujinya nyine. Urumva barankubise kandi bankubita A0. Nye ntago nabeshya pe. Barankubise nyine baranoza. Noneho bazana Jack ngo aze kuza ngo kubisesengura. Jackie Wadumba. Jackie nyine w'umusazi. Jackie mukobwa wa Dumba. Ariko ko Dumba yabengutswe ni ninde Dumba. Nyine Jackie nyine w'umusazi. Oya ariko se nunga Jackie wanjye. Jackie umwe wa aza bamuzana nyine kuri kamera nk'impuguke. Araza impuguke n'umwanaliste asobanura neza uburyo nakubiswemo n'ibiki byose. Noneho Cassien Pizzo abantu muri hano mugende ku bundi live muvuge ngo kwa Godfather hahiye. Vuba mugende ku bundi live muvuge ngo kwa Godfather hahiye. Ubwo live se bufunguye turi hano n'ubuhe. Asante Bijou. Urumva nanjye ndabona n'ubundi bigiye kuryoha kabisa stream. Erega niyo mpamvu nama coin atakibura usanga nuza yafunguye mugende babwire ati turi hano. No njya kubona nkabona ngo harakitwa ngo harakitwa ngo runaka ngo nako karakana gato. Abantu 600 kandi namwe mutapinge cyangwa twigendere je ijewe ni tap prince agera ku 1000 bingahe 300 mu minota 15 genda wa mugani. So nanjye reka bite ntegura streaming. Erega wari utangiye kubatera story abaskwera bari aho ngaho nta utapinga nta utanga gift nta uki he. Reka